Ibihe TV Show. Wambariza uno mupapa Francis. Yego. Abana babatwaje abo ku ruhande nibo bambara abo hirya abonye kapope sasa wonde wabanye umwana Amahoro.
nuburana birajyamo. Bikomeye cyane. ariko batubonye ngiye kwambara batagaye iyo video uyifata abinyumijwe ntibabimenya umwana ugutwaje aricara inyuma yawe umwana ugutwaje aricara inyuma yawe barimo batambuka bajya mu byicaro nabo muri gahunda bari kumwe na Menon arimo abereka inzira turi kunyuramo mu ngendo ituje abakamanda berekeza mu byicaro byabo barimo kujya mu byicaro nzagusaba kandi kamanda kwigira imbere Menon kugira ngo atuyobore muri gahunda yo gutangiza uyu mwanya abakamanda barimo kugenda begera mu byicaro kamanda yigira imbere kugira ngo afate
n'abasigaye mutumva urwo rurimi rw'ijuru ntacyo byatwara icyubahiro kibi cy'Uwiteka twese tuhagaze. Attention, on est basore n'intama basutumba bwo kugaruka k'Umwami wacu mu ndimi z'amahanga muri iki gihe cyacu kubw'urukundo rwa Yesu Kristo nirwo ruduhata. urubyiruko rw'Abadiventisti umunsi wa karindwi muri gahunda zitandukanye. Ku wa 15 Mata 2017 mwavuga mutese kuki atangiye icyo gihe, ni uko hari abazemererwa. Bamaze kuzemererwa ntabwo zahise ziboneka kugira ngo bazambikwe, kandi nta nubwo bazambikirwa ahantu hatagaragara, bagomba kuzambikirwa ku mugaragaro. Itsinda rero rishinzwe imidari n'impeta rimaze kugenzura ko bujuje ibisabwa nk'uko tubisanga mu bitabo bitandukanye biyobora icyiciro cy'Abadiventisti umunsi wa karindwi. Tumaze kugisha inama ubuyobozi bwa konferanse, yari konferanse na Uniyo y'u Rwanda, batwemereye ko aba bakurikira bahabwa impeta z'ikirenga n'imidari ijyanye no kuyobora urubyiruko rw'Abadiventisti umunsi wa karindwi. Izi mpeta rero kugira ngo umuntu azemererwe hari ibintu agomba kuba yujuje. Icya mbere ni ukuba ari igisonga cyiza. Icya kabiri ni ukuba ari intangarugero mu baturage aturanye nabo ndetse no mu itorero. Icya gatatu ni uko aba agomba kugaragaza kwihangana, kandi ni uko bagomba kwitonda no kwitoza cyane mu bijyanye n'iki cyiciro. Gatanu ni uko agomba gukora atizigamye ngo agere aho yumva yuko yahagararira. Gatandatu ni uko aba agomba kugira ikinyabupfura muri byose. Karindwi ni ugukora atikoresheje ingano zo mu gihugu n'izo hanze, amahugurwa n'imyiherero bitandukanye n'ibindi byose byabarizwa muri iki cyiciro cy'urubyiruko rw'Abadiventisti. Abo rero tugiye kubereka nuko hari ibyo bagiye buzuza, hari n'abandi batarabigeraho ngo bagere ku mwanya uhagije, ariko tugiye kubereka ni ukuvuga ngo baraho bagejeje. Muri abo rero nagira ngo mbatangarize ku mugaragaro yuko Pasiteri Mastergard Niyonagira Alexis yemerewe impeta n'imidari y'ikirenga muri iki cyiciro cy'urubyiruko rw'Abadiventisti ku bijyanye no kuyobora urubyiruko. Tukaba rero tugira ngo yigire imbere tubimushyikirize.
n'ibyo rero ntabwo umuntu apfa kuyambara gusa, ahubwo agomba kugira n'icyete kigaragaza yuko iyi ni gahunda ikorwa mu cyiciro cy'urubyiruko ishingiye muri gahunda y'itorero n'ubundi. Hari n'abandi bigaragara ko turi kumwe muri iyi filimi, kubakira n'ubushake bwanyu, ntabwo ari twebwe tubibahatira. Munejejwe no kubana natwe muri iyi filimi nk'abayobozi bakuru, twiteguye kubikora kugira ngo dufatanye umurimo. Niba waraje kuba aha ngaha rero ukaba uri umwizera wabo, no kuba umwe muri twe ku cyiciro cy'urubyiruko uko gahunda ibigena, ni byiza cyane. Barakoze cyane, ngo bamaze kubashyikiriza ikiranga iyi filidi. Ndizera yuko nabo banejejwe no kuba bamwe muri twe, ubu ngubu turasa. Hasigaye Imana ibashoboze gufatanya natwe umurimo nk'uko mwabyiyemeje. Iteraniro munejejwe nuko twakiriye aba bantu muri ubu buryo. Murakoze cyane, Imana abamugishe. Ndagira ngo mujye kwiyicarira mwamaze kwakira. Mbere y'uko ngira ikindi mvuga, Pasiteri yemerere ububasha bwampaye nanjye murakoze cyane. N'itsinda ry'abapangiriye Adventures na Pathfinder bambwiye ngo babwire ko barabakunda cyane, by'umwihariko ubwaba abagabo binjiraga mu rusengero bavuze ko ifeza n'izahabu ntabwo bafite, ariko icyo bafite barakibaha ku izina rya Yesu. Uyu munsi babazanira ururabo kugira ngo umuhumurire abo basenguzi. Niyo mpano ibavuye mu mutima, kandi Yesu yaravuze ngo izi ni impano imbaraga zo kureka abana bato basange, nuko yari abizi neza yuko ubwami bwo mu ijuru runaka. Uyu mwana Imana yamuhaye ubuyobozi yakurangira kugira ngo umenye Isirayeli. Umunsi utaza kuzamazwa buri wese ashyikirize impano ye yikorye mwihuse, izuba ntiyamusubiraho kuzana izindi ntacyo byagize. Babana nkeya mubwire tuzane izindi, yewe komeza ziracyahari nyinshi cyane. Yewe ndasaba kugira ngo buri mwana n'umubyeyi bahagarare, muhinduke muhagarike hagati yanyu. Abafata ifoto iyi ngiyi mutayifashe, izindi zose muzagire muhite muzisiga. Yewe iyi ni impano yihariye rero, ni impeta babageneye wabo ruhande, kandi ubwo umwanya wo kubabwira ngo nabo bazirikane ku mpeta bemerewe muri rusange. Murakoze cyane, buri wese yamaze gushyikira impano ye, noneho mugemere mu basezereho babe basubiye ku byicaro. Murakoze cyane, Imana ibamugisha, abana basubira mu byicaro, abari babayoboye mufashe kugira ngo babone aho bicara, nibo bashyitsi bakuru. Gihe bari gusubira mu byicaro, ndaza kurarika abanyamabanga, abanditsi b'itorero cyangwa se abanyamabanga muri rusange,
barabashaka. gahunda nta yindi ni izi mpeta z'ikirenga kuko murazemera. Mbere y'uko rero tuzibashyikiriza n'ubundi, reka tubanze tubahe n'icyemezo cyazo kuko niyo gahunda iri muri iri torero. Beranfe, oh bravo, bravo. Carabanco, 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 signorita. Uyu ni umuyobozi wacu mu rwego rw'abigira ngo abenshi mu bwa mbere tumubonye, tugize umugisha no kubona ahabwa n'impeta y'ibirori bidasanzwe rero ku rwacu ruhande dukwiriye gushimira Imana. Arimo ahabwa izi ni impeta z'ubuzobere. Ubusanzwe mwibuke ko tugira piri wemererwa igihe cyose uri muri uwo mutwe w'amajyambere, yaba ari inshuti, abo tubana, abavuzi, abayobozi ndetse n'abagenzi, maze kuwutsindira. Ariko ufite n'izindi wemererwa bitewe n'uko uri kwitwara muri iyo mitwe y'amajyambere. Yewe nyuma yo kubashyikiriza umuyobozi iyi mpano nk'ikimenyetso cy'uko abanye natwe muri field yacu, ndagira ngo n'ubundi tumusabe Gumaha adufashe kuzishyikiriza abandi baza gukurikira. Murakoze abayobozi bacu. Ndagira ngo mpamagare Pasiteri Pastor Guide Harerimana Gaspard yegera imbere kugira ngo nawe ashyikirizwe seritifika ye n'impeta n'umudari w'ikirenga muri iki cyiciro. Akitegura, ndagira ngo n'abandi bakurikira babe bitegura. Barimo Yaramihigo Celestin, barimo Anne Marie. Reka tubanze muramenye mutaziyambika, si byose kuko ntimwazabonaho umusobanurire. Uyu ni umuhango ukomeye cyane. Ubu muri zone ya Remera tumaze kugira abantu bagera hafi kuri 20 nibura bamaze kugira zimwe mu mpeta. bakirimo guhabwa izi mpeta. Bayobozi bitewe n'ubuzobere muri iyi mitwe y'amajyambere, imitwe y'amajyambere kuva mu nshuti, abo tubana, abavumbuzi, abayobozi, abagenzi, abagide, abashefu gide muri rusange, barimo bazishyiraho kugira ngo mu gihe barimo bazishyiraho bazitondekaho neza. Reka tube duhamagaye Master Guide Musabyemungu Anne Marie. Honorable Mama Natasha, iryo zina bamenyereye benshi, nawe n'umwe mu babyeyi bitangira iki cyiciro, waba ubizi cyangwa utabizi. Uretse nawe n'abana n'umutware baduhaye umwanya wabo muri iki cyiciro, ndetse nabo ubwabo turi kumwe. Reka rero tujye tubishimira Imana kuba turi kumwe n'abakuze, bituma tubasha kumenya uko twitwara muri uru rugendo. Abo muri guha izo mpeta ababyeyi munyemerere ntibavire ahangaha, kubera ko hari abandi bashaka kubaha izindi mpeta zitari zo mwanditse. Murakoze cyane, ntacyo biza gutwara. Rero bahise baguma kuri uwo murongo kubera ko hari abandi babateguriye impeta zihariye.
izindi zitangwa ku rwego rw'icyiciro muri rusange. Mwakomeza mugasoma abandi. Murakoze cyane, ngira ngo dukurikiraho Master Guide Celestin Nyiramihigo yegere imbere. Yitwa Nyiramihigo Celestin, uyu munsi afite mu nshingano ze abapasifayida, abarondabukanda, abana kuva ku myaka 10 kugeza kuri 15. Umuyobozi uri aha ndagira ngo mwibutse ko n'umwe mu bajyanama bashobora kugufasha muri uru rugendo. Rero mwigira inyuma musatira amadarapo, hanyuma mukwirwe kuri uyu murongo. Wowe uri ku ruhande hindukira tube turebana. Yego, hindukira tube turebana. Uku nguku igira ahantu rwose ugere kuri iyo esikariye. Hari utarakurwa muri uyu murongo, komeza uze hano nawe. Yego, nibaza ko buri wese yamaze hejuru nta kibazo. Pasiteri, uyu mwanya mwadufasha tugeze mu mwanya wo kubaha bake kandi bagahabwa intwaro bitwaza muri uru rugamba. Niyo mpamvu mu mirage abari kuri iyo gahunda mufashe twinjire. Umurage wa mbere bahabwa ni Bibiliya, ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu nza gusaba kugira ngo abari ku mirage mwihutire kugera hano. Niba muri kunyumva iyo mirimo ntabwo igenda gake, hanyuma bisigaye n'ubundi pasiteri araza kubashyikiriza iyi ntwaro. Ntabwo byoroshye ko buri wese yakoraho, ariko arajya agira gurupe yegera abandi. Nubwo twiyemeje gukorera mu rukundo, muhita mufatana urunana mwese mukaba mukozeho mu izina rya Yesu. Yewe shakira indi mikorofone ivuga neza. Abayobozi tumaze kwemera inshingano, aha tuhafite umurage w'ijambo ry'Imana. Hari hashize imyaka 40 Abisirayeli bazerera mu butayu, ariko bitewe n'uko bari baringanije icyo ijambo ry'Imana ryababwiraga. Mose akora ibishoboka byose yumvira icyo Imana imubwira, ariko Mose ageze igihe arasinzira. Ubwo yarasinziriye, ubwoko bw'Imana bwari bukiri mu nzira butaragera ahasezeranyijwe. Nuko Imana umugaragu wayo Yosuwa iramubwira iti, aya magambo reka nsabe aberanyegereye bakoreho, abandi bakorane. Mufatane ku rutugu abari hariya bakoreho kugira ngo tugendane muri urwo rugendo. Imana iramubwira iti, aya magambo ujye uhora uyatekerezaho, ntazave mu kanwa kawe. Uyatekerezeho amanywa n'ijoro. Amagambo azakubera insinzi, aya magambo azakubera inkota. Ndagira ngo umuyobozi wowe winjiye muri inshingano umunsi wa none, iri jambo rigume hafi yawe. Iri jambo rikubere urumuri, iri jambo rikubere inkota, iri jambo rigiye kuzamuka mu kanwa kawe, ujye uhora uritekerezaho amanywa n'ijoro, kandi uribwire n'abatarizi, kugira ngo Kristo ubari hafi kuza azasange ari abo bamwogerejeho ubutumwa, kugira ngo kuri wa munsi bazaba baguse twese tuzamusangane tunezerewe, twese Imana iduhe umugisha hamwe. Amen. Mwese mukoreho. Yego, nyakira
mufashe ati itabaza ry'ibirenge byanyu umuco ukurikira inzira zanyu kandi muzirikane ko ari inkota ya munyamiri munyemerere mwigire hino gutya kuko ari abakuru bari gushingana harimo kuza undi murage w'umwuka w'ubuhanuzi umupasiteri umuyobozi w'urubyiruko ku rwego rwa fili niwe witeguye kubaha buri mucyo muto niko bajya bavuga ariko nta nubwo ari muto cyane kuko ubasha kukumurikira muri uru rugendo urakoze abayobozi bakuru bamaze kwemera kwakira izi nshingano umuyobozi ubanjirije amaze kubaraga ijambo